muri tubwiye wowe na mushumba umeze gute no kuvuga ngo aho nahuriye na mushumba reka abyivugire neza nari ngeze ku rwego rwo gusezera umubiri urumva nimba udafite imisukura mu bumba mburi mu mavi no mu mugongo ko muganga yarancishiye muri scanner aravuga ati nabonye ubushobozi bwo kunjyana kumvuza hanze Imana irongera imuvugira mivugana nanjye irambwira ngo ngukoreye massage n'ibiganza byanyu icyantunguye kuri Mutesi hari ijambo nkunda kubwira abantu gitwa kumaramaza Mutesi yaje yamaramaje yahise apima amatoni nkimugira hangurya mwinjiza muri oda yapimye amatoni n'amatoni. Yes, nibyo agace kenshi gakomeye kudikita mano kuri Gone Arike TV ariko nanone ntabwo turi twenyine turi kumwe na Mutesi Derifins na P.Sekazuba from TV. Ndabasuje hano hose mwamuhereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mumve ko mbasuje kandi namubwira ko mbakunda. Ndabakunda sinagarukana n'abantu muri kubona imbere yanyu beza cyane. Pastor Prophet P.Sekazuba turakwakira hano kuri Gone Arike no kuri Mutesi no kuri P.Sekazuba from byose turakwakiriye. Murakoze cyane David kutwakira ku muryango mugari. Yego. Ndetse no kuri Derifins Mutesi nabwo turabasuhuje abakurikira iyo channel. Bakore sabone niko nshoboye kubivuga sabone France ndavuga ngo sabone banamushigikire kuko no umukozi w'Imana uhagurutse mu gihe cyiza kandi wahagurutse yamaramaje ubwo rero impamvu ntivuzeho ngewe urya tuvuga neza ngo abakwiyigiza tujye tubibaha rero Mutesi Derifins bamurebe cyane amukurikirane banamushyigikira bakora subscribe batanga comment batanga ibitekerezo sabone bakore na share ndetse rero urumva twabaga ku miryango ibiri ariko none turi imiryango itatu yego ubwo ni umuryango migari turi kumwe nayo rero tubasuhuza abantu mwese aho muri kwisi hose no kuri kw'Imana kanze babwira ndabakunda waba unkunda waba utankunda itegeko rimbwira ko mwese ngomba kubakunda kandi ngomba kuryubahiriza ndabakunda mwese Imana ibamugisha kadushimire David kongera kutwakira Imana nawe guhumugisha. Yes Muti nawe turakwakiriye yego ndabaye wumvise ko tugushyigikira channel yawe umuntu ashaka kuba ari kuri Gone Arike akahita avuga ati none kajya gukurikirana kwa Mutesi Derifins kuko hose ni ijambo ry'Imana uko amaze ubwami bw'Imana ushobora kuri P.Sekazuba from kandi tujya kwa Mutesi Derifins yego aho bose no kwamaza ubwami bw'Imana umeze gute cyane rwose neze neza ndashima Imana turakwakira kuri Gone Arike TV no kuri P.Sekazuba from kwa Mutesi Derifins zone wawe ndishimye cyane cyane na chimi umushumba wanjye n'umushumba wanjye Pastor P.Sekazuba Imana imumugisha ndishimye rero n'umugisha ukomeye kwicarana nawe mu kiganiro nanone. Yes. Nawe ndakwishimiye David. Ni ya system yo kubwira abantu ko tubakunda bakizute bakiriho cyane Pastor. Nanjye ndagukunda David marambikubwira. Amen. Nkunda n'abantu badukurikirana cyane impande zose aho bari hose Imana ibahumugisha. Amen. Yes, reka dutangire gutya Mutesi Derifins adushyira imbere y'Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu neza. Witeka Mana nziza Imana y'inyacyubahiro Imana yumva gusenga kwacu Imana ituzima gufa no mu misokora turagushimye aka kanyu twemereye guteranira ahantu mwami tujye kuvuga ijambo ryawe mwami Imana yacu reka izina ryawe rihabwa icyubahiro aho wicaye data mwizubera hose icyarimwe na hano urahari reka urebe imitima yacu ibyo tugiye kuvuga byose mwami bibe ibiguhesha icyubahiro by'umumaro ababyumva n'abazabyumva nyuma data bibe imizi ikomeye mu mitima yabo bice mu gutwi kumwe ngo bijye mu kundi ahubwo mwami bibahembure kandi data mwiza utuyobare kuko uruwera Yesu izina ryawe niryamamare hose kuko uri umwami w'amahoro kandi urashoboye urakiza data mwiza reka twese utuyobore kandi uduhumugisha urakoze rero kukumvisha gusenga kwacu ni mu izina rya misabye nizeye Kristo amen. Yes fasha Mutesi fata mikrofone nta kibazo ko nafite nijwi ritoya kandi ugomba no gufasha umushumba. Yes ndakeka duherukana mu cyumweru gishize ukiva mu majyepfo wakoze impanuka ndabyibuka ni kuwa kane
ni kuwa kane twaje kugusuza mu gitondo tuna no gushima n'Imana abantu bagiye batukurikira kandi atekeza n'abantu bagiye bavuga n'amagambo meza muri comment reka nashima abantu bagiye bavuga amagambo meza sinzi niba waraciye muri comment bakaguhumuriza bace muri inbox bajya bampumuriza bajya banyandikira akabati komera yabiguhaye ifite n'ibindi abo yakoresheje bagatumugira wari ugeze baracyahari nabonye benshi babyandika hari n'uwambwiye ari kuriraho mu mama ngukuntu ngukunda gawenje nyafite ngo no kukugurira imodoka ari atuyihuye ukuntu ngukunda ngo ubukene ni bubinga abaye nyafite ngo nahita njya kukugurira imodoka ngo waranyubatse ngo wagize ute ngo watumye abana banje bareke iyo byabwege ambwira byinshi ndavuga ni ishimwe rya mbere yuko ibyo nabibye ku bana bawe byagize umumaro kandi Imana ibonye umutima wawe ko ibyo unyifurije niba utabifite Imana izakoresha ababifite kabisa ndamushimira cyane umuntu uvuze gutyo babi muri cyane yarabivuze n'undi mukecuru nawe uri muri Amerika nawe yarambwira ati mwana wanje we niwe warungure ya modoka ya mbere yego yahuye n'ibibazo bikomeye aravuga ati ima mwite umubyeyi hari igihe tuvuga umukecuru ugasanga wenda abantu ntibabyumva neza ariko mwite umubyeyi wenda naho murabizi ko iyo tugiye kuba tuvuga ngo umukecuru abone bivuze umukecuru uvuze umuntu wubashye cyane mbese ariko hari nabumva tuvuze umukecuru akabati yavuga umubyeyi se reka mvuga umubyeyi ntacu ariko twe tuzi ko uvuze muzehe naha ni ijambo ry'icubahiro kavuga na mukecuru nabwo ni icubahiro ararira ati mwana wanje ibibazo nawe nabyo ati kiba nkugura indi modoka nawe mushimire umubyeyi mwiza yaranyandikiye ari kurira cyane Imana yo mu ijuru imuha umugisha yaravuze ati ariko iyankoresheje kanshiramo uwo mutima iracafite abantu benshi nawe rero tumushimire Imana yo mu ijuru imuha umugisha ibi ni nabyo ndi kumana iminsi ndi kugendana ati nibyo bintu abantu twari dukwiye kuba twagize ute twakagombye kuba turi gukora yego kubwira abantu ko tubakunda bakihari Nagitekereza muri mwese yosije nta muntu utamaze kuyumva. Tumaze kuyumva twese. Yisije ni nziza nukuri cyane kandi ni wowe wayihagurukanye Imana igumugisha. Yisije ni nziza nukuri. Kumamagara. Yes. Mute. Rero prophet onga kumana umushumba wawe none muri mu kigana atari nka cyagihe turi gushima matwa turi abantu benshi. Ijambo turagira kuri ijambo rimwe muri mubwira ijambo rimwe. Pastor. Karame. Ndagukunda kandi Imana igumugisha. Amen. Kandi kongere amavuta no kurusha. Hallelujah. Nanjye ndagukunda Mutesi cyane. Kandi Imana ishimwe ko yakurinze. Amen. Tukaba tunariwe. Amen. Amen. Yes. Prophet. Karame. Mutesi ni umuntu wakire mu bihe bitoroshye. Kuko umuzi kundusha. Yego. Ubundi Mutesi umubona gute? Mutesi uretse nanjye ni umuntu ushimisha umuryango wanjye ndetse agashimisha n'itorero Imana impaye mu gihe nk'iki. Yego. Kuko n'umuntu twakire mu bihe bigoye ariko Imana imwiyereka vuba kandi Imana inamuhagurutsa vuba kuko hari igihe umuntu umwakira akaba umukristo kamanza kwitoza kamanza kubigendamo gahoro. Mutesi ubona tunazi no gusenga neza ariko Mutesi ni umuntu Imana yazanye imuvanyeyo koko kandi ishaka no kumukoresha. Hari igihe Imana ikuzana kugira ngo urerwe ariko n'uwiza nikaba ngo urarerwa kandi unakora. Yego. Urumva Mutesi yaje mu bika bibiri kurerwa kandi agakora. Kuko Mutesi ni umuntu wavumbutsemo impano nyinshi akimara kwakira Yesu. Kandi ni umuntu wahuye n'ibitangaza biri rapide biri vuba vuba bya bindi bite biza ko kanya kuko wenda ni umuntu twasengeye twifuza ko yakizwa tunamusengera afite uburwayi ako kanya ikimenyetso Imana yakoze cyambere gishirikira agakiza ke yuko yise mukiza uburwayi yari afite. Yego. Icya kabiri ahita nakizwa ahita nabigaragaza. Bese reka nababyivuge Mute uzi neza ahantu wari uri imbere utarakizwa. Yego. Uzi neza umaze no kwakira agakiza ubuhamya bw'abantu bagiye bagukurikira kuri Mutesi Derifins episode 1 episode 2 episode 3 bagenda bajya kuburana ntabwo tagaruka ku buhamya bwawe. Uhura na mushumba muri tubwiye wowe na mushumba umeze gute? No kuvuga ngo aho nahuriye na mushumba reka abyivugire neza kugira nibyo byiza kuko ndahari. Aho nahuriye na mushumba nari indwaye. Yego. Nari indwaye amaguru nari indwaye amavi nari indwaye umugongo none atari no kurwara gusa nari mbyimbye umubiri wose nari nkiboshywe n'imbaraga za Satani mu mubiri no mu mwuka. Yego. Aho nahuriye na mushumba rero ikimenyetso cya mbere ngewe nasabye Imana kuko abapasiteri nari mbamenyereye
n'abakozi b'Imana Frida nari mbamenyereye nsaba Imana ikimenyetso ndavuga nti Imana umuntu ngiye guhura nawe uzame ikimenyetso kuko ari umukozi wawe yego duhura ariko arabyibuka ntabwo navuga ngo sinzi nimba byibuka kuko ntabwo ari kera nejo bundi mu kwa karindwi yego nicaraga kuri moto banziritseho bakuziritse namusanze ahantu namusanze bwa mbere ni kuri ADPR imbere yaho opposite hano bacuruza amatayirozi sinari muzi nawe ntiyaranze we yaraturangiye yagiye kubona mvuye kuri moto bandandase ngenda ncumbagira ntagenda neza ko nta misokora nari mfite duhuye bwa mbere ijambo rya mbere arambwira ati katwanze duseye arambwira ati Imana igukuye mu kibiriti yego ahantu bakuziritse ambwira ibintu nubwo ntabisubiramo nona nanjye mpita mbyumva kuko ko ari njyewe avuze aransengera arambwira ati rero ikiza nuko Imana igiye kukubohora ahita ambwira ati nari nambaye ikanzu igera ku birenge izo naravanye muri Saudi Arabia abankurikirana kuri MUTESI Derifins murabizi ntabwo yarebaga amaguru yanjye uko angana umugongo wanjye ntibashaka kuko ni ikintu nyine cy'igikanzu ahita ambwira ngo Imana yo mu ijuru ikuvuye n'amaguru kandi kuvuye n'umugongo ati ntubirwaye kandi pe ntabimubwira ndamubwira nti ndabirwaye arambwira ati rero Imana iri mu ruhande rwawe igiye kugukiza nta nubwo yatubwiye ibintu byinshi ako kanya ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye aradusengera nawe afite ibyo yamubwiye aravuga ati ariko hari kuwa mbere ateje turasenga ku rusengero ndangira naho basengera biramutse bishobotse ugashobora no kuhagera tugasenga bizaba ari byiza nanjye no kuvuga ngo nari indushye nari nshaka Imana bise worushaka Imana ku buryo budasanzwe ndaga David nari ngeze ku rwego rwa nyuma nkanjye uko niyizi n'ukuntu nari imeze nari ngeze ku rwego rwo gusezera umubiri urumva nimba udafite imisokora mu bumba mburi mu mavi no mu mugongo ko muganga yarancishije muri scanner aravuga ati nabonye ubushobozi bwo kunjyana kumvuza hanze amahirwe menshi nayo kuba paralize ari nayo voice nigeze gutanga ku Mukanguzi TV na Niseti nashakaga iki ubuyambye bwo kujya kuyivuza nanjye ubwo naravuze nti ejo nzaza niko twahise tumubwira tumusezera dusengera turagenda ejo mu gitondo ariko byageze nimugoroba barongera arampamagara umeze gute mitambana kuko nanjye ngiye mu nshingano ze ndavuga umuntu n'umukozi w'Imana ntabwo nari muzi ibintu byinshi ni n'umukozi w'Imana pe mu gitondo barangeye bankira kuri moto irangira ngeza ku rusengero naricaraga mubaze mu ntebe gutya ariko ntanyeganyega basirimba rwose nkabyumva ariko ngewe ntabishobora kubera nta maguru nta mugongo umugongo wanjye warafungutse naricaraga gutya mwumva hari gufa rishaka gusohoka ariko abantu bagiye banabikurikira kuri MUTESI Derifins ndibuka none rero urumva wavuzemo mushumba wawe ahantu nahuriye rero ahantu aho niho dukeneye cyane aho nubone kuko Imana hari cyane yego yarasenze mushumba arabwiriza barasirimba arangije ajya mu mavuta Imana irongera imuvugiramo ivugana nanjye irambwira ngo ngukoreye massage n'ibiganza byanyu ngufunze amaguru amavi n'umugongo nkuremeye uburemangingo nkoresheje ibiganza byanjye haleluya ako kanya nanjye mu kwizera narabyakiriye ndavuga nti Imana urakoze nakomara ndagenda gushima haleluya Pastor Imana iragukunda kandi mu biganza byanjye haleluya wa Mana we ndongenda gushinya huri nahise ngira ukwizera ndavuga ni koko ndakize burya mujye mwizera kwizera kurarema hari abantu benshi Imana ivugana nabo ariko nta kwizera bafite bakajya bavuga ngo ariko Mana waravuze ntiwakora ngo Mana wamuvugiye muri ya muntu arabeshya sinzi ibi ni Imana ibivuze ahubwo wowe umutima wawe uriteguye kwakira ibyo Imana ivuze ngewe umutima wanjye wari witeguye ni ukuvuga ngo David yaba umutima yaba umubiri ngewe wese nari niteguye nibitanakira gukira kw'Imana naratashye ngeze mu rugo mbona ibimenyetso nangira kubyimba ariko nari mfite n'izindi mbaraga z'umwijima zimboshye zikanyihebesha izi mbaraga z'Imana nazo zikanzo pastor muri icyo gihe ntago yandetse yakomeje ampamagara ansengera naba ntagiye no gusenga ngewe yampamagaraga wenda gake nka gatatu ku munsi ntago yaryamaga atanamvugishije
akambwira ati humura Imana iri kumwe nawe akanambwira n'ibindi Imana yavuze tutanari kumwe nkavuga nti Imana ishimwe muri icyo gihe nakomeje gusenga ngewe icyo nakoraga kwari ugusenga aho hantu ku karago nari ndyama najyaga kuri toilette bamfashe bari barankoreye na toilette yanjye njyenyine yo kwicaraho ariko Imana yo mu ijuru ikimara kuvuga ngo inkoreye massage ivugiye umukozi wayo uwo munsi natangiye kumva ko ibiganza by'Imana ku mubiri wanjye haleluya ngewe mvuga Imana nabonye ntabwo mvuga Imana ya Daniyeli cyangwa ya Mishake ntabwo mvuga Imana y'Abisiraheli mvuga Imana yanjye haleluya ya Mana nabonye nkanayumva n'ibiganza byayo mwene da Imana izabagirire neza muzumva ibiganza by'Imana muri kumva ibiganza by'Imana no kumva ijwi ry'Imana kumva Imana muri wowe haleluya ni ibintu bikomeye reka none tujye kuri Mushu karame ibi bintu urabona Mutesi ko navuga ibintu avuga ibintu nk'uwabonye Imana koko bigaragara ko yaraba mute njye nkurikije kuntu bivuga gutya njye ntago uwo munsi nigeze nkubona ajya kugusengera ariko nageze nyuma ndakubona ariko nawe hari aho wambonye kuri Yorodani nawe nakubonye kuri Yorodani buryo ariko ziko yibuka ariko Imana we aranyibukije kuri Yorodani ni profe niki kintu cyagutunga kuri Mutesi urabona ahantu yaravuye akaza mu burwayi kugeza n'ubu ngo Mutesi mukaba mukiri kumwe niki kintu cyagutunga kuri Mutesi icyantunguye kuri Mutesi hari ijambo nkunda kubwira abantu gitwa kumaramaza Mutesi yaje yamaramaje kandi n'ikimenyetso buriya kuva yari yasabye Imana ngakeneye ikimenyetso c'umuntu umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana muhaye kugira ngo musengere ikimenyetso yarakibonye icatumye nanjye ko Imana impaye agaciro kuri Mutesi kandeke kuba twarahuye bwa mbere nkamusengera Imana igakora ibitangaza ngewe ukuri kwa Mutesi koze kumenya ko Imana impaye Mutesi kugira ngo imukore ibitangaza n'igihe cyo muri Yorodani muvuze niho naho nababajwe na Mutesi cyane kuko Mutesi yari mu bantu biteguye kubatizwa cyane abifitemo imbaraga mu bantu bose nabatije izo mbaraga z'umwijima zimwereka ko atari ngombwa nkibona Mutesi bwa mbere nitegura no kubatizwa nararize nanababara yego kuko niba ari umuntu wahise anyinjira mu mutima kumva Imana imuntumyeho bikomeye ni Mutesi na bwa mbere nkimusengera ntabwo namusengeye mu rusengero nasabye umuntu ucuruza antize icumba ucuruza amakaro na za langete mujana inyuma n'uwo muvandimwe bari kumwe Imana inyereka ko uyu muntu imuntumyeho rero mu kubatizwa navuze byinshi yabyivugiye yavuze imirimo y'amaboko y'Imana ntabwo nshaka gusubira muri detayi y'imirimo n'ibitangaza abonye icyatumye menya ko Mutesi acitse imbaraga mbi ndetse Imana imufiteho umugambi n'igihe tumubatiza yumvishe ngo amajwi amubwira ngo ntabatizwe ngo yarabatijwe abyuka abyimbye mu maso mbonye ukuntu abyimbye n'amaso yatukuye kuko nyengira ikiniga hari ndabatiza abantu batari bacyana nabyiteguye nk'umushumba ariko numva ngeze ishavu ku mutima ikindi cya kabiri abanguma uyu muntu koko mubatize ave mu mazi akomeza byimbe nkabisengera ku mutima icyatumye menya ko Imana imufite umugambi kandi ko Imana imushigikiyeho yuko nkimubatiza kiva muri Yorodani kwa kubyimba kose kwahise kuva mu maso ye Mutesi mbona abaye musha nawe yajemo ubona mbese imbaraga zitakibishaka imbaraga mbi zaramuboshye akimara kuva mbona arabohotse mfite amafoto ye nubwo telefone yanjye yakuzura ntigera nsibye tukimara kuva muri Yorodani mfite amafoto ye twifotoza imbere yaho naho atirije kuri hoteli duhagaranye mu muhanda n'ubundi ayireba ngabona ni mwiza mbona uko namubonye mu gitondo mbona ubwiza bw'Imana bwamusatiriye bwirukanye za mbaraga mbi zose ziri muri we ukuntu ari yabyimbye mu maso mbona yabyimba kunutse mbona amaso ari yatukuye mbona abaye meza ndavuga numva ijwi rirambwiye ngo uwo muntu ari mu mugambi wanjye icya gatatu namukundiye yaje afite ishaka ryo gukorera iki Imana kugeza naho yavuze ngo abantu bose babatijwe n'abadafite ubushobozi baze ndabakira urumva yari mu mugambi w'Imana urabyibuka ko twabakiriwe bose arabakira arabagaburira agira ate bararya inyama bagira bate urumva rero no mu mezi tumaranye kuva twabona mu kwa karindwi hari igihe ubona umuntu ukavuga ati uyu muntu
nta gakiza gafati nta nyota y'iby'Imana. Ariko Mutesi niyo mubuze mu rusengero ndahangayika, niyo mubuze uziko n'abakristo mfite nyobora, uziko Mutesi iyo batamubonye mu rusengero benshi beta bazanye Mutesi kataje. Kuko Imana yagaragaje ko Mutesi ari umunyamumaro mu itorero. Mutesi Imana tugaragarije ko ari umuntu Imana yizaniye, ariko namuhamagara nkumva nubwo yasibye yagiye mu murimo w'Imana. Iyo numvishe ngo agiye mu murimo w'Imana rero ntazindi comment, kuko niwe nshinzwe kumukurikirana. Icyambabaza ni ukumva ko yagiye mu bindi, ariko niba ari umuntu ubura mu rusengero bikamenyekana niwe. Hari abandi basiba ntibimenyekane, ariko iyo asibye biramenyekana. Na nimugora ba madamu bambaje ngo Mutesi kadaheruka, urumva abantu bose ari mu mitima yabo. Haba abana basenga, haba abana bo mu itorero Mutesi barimo, haba bakuru Mutesi barimo. Dukora amateno yabura buri wese akumva ari kubaza ngo Mutesi katabonetse ni ubuhoro, bakanamwakura. Kubera iki? Hari umugambi mwiza Imana imufiteho, kandi dushimire mu mezi Imana imuhamagaye ko hari byinshi abohoye ku buzima bwe, ndetse hari imitima myinshi amajije kwereka ko yavuye yarari. Rero nishimwe nk'umushumba, nishimwe kubona umuntu nk'uyu yayisaba umuhanzi, nishimwe kubona umuntu wicara kuri kamera agatanga ubuhamya bw'iyo yavuye. Kuko njye niko natangiye nanjye ngihamagarwa, impamvu mukunda cyane niko uko nahamagaye niko yahamagawe. Yego, njye nakeka nkiva muri gereza hari abantu batemeye ko nakijijwe. Yego, ariko nanjye mbirika ko nakijwe nyura ku binyamakuru byinshi ku maradiyo atandukanye, natanze ubuhamya kuri Rise Musanze, bigera naho banshira muri bwakeye bute kuwa gatatu buri gitondo saa 11 abantu bakurikira Rise Musanze, inahiyo izina ryanjye ryamenyekaniye. Ndahava njya kuri Energy Radio, njya ku binyamakuru abantu rero ngiye gukorera Imana, tashatse kugira ngo abantu banyemere, ubwo nashaka kugira ngo ngire ubusabane n'Imana. Mfotora mu guhamagarwa kwanjye. Uyu muntu ahubwo abantu bamwitege mu gihe kitari gitoya, kuko iyo umuntu agurutse yumva afite inyota yo kuvugira Imana. Mutesi ko yajajera yabaye umuhanzi ahita umuvuga butumwa. Kanangira akantu gatoya pe navuga ngo umunsi nabatijwe nibwo nakoze divorce n'imbaraga z'umwijima. Urabona iyo umugore n'umugabo bagiye gutandukana mu byisi bajya muri leta bagakora divorce imbere y'amategeko. Nashimira umushumba wanjye yaramfashije cyane kuri iryo bendera ryo gukora divorce n'imyuka mibi, kuko yarahari. Nakoreye divorce muri Yorodani ngewe, niwe wari umfasha ndubika bishaka kumeza ari kararwana ranzamura. Kandi twari twatangiranye nimba abyibuka yampamagaye saa 10 za mu gitondo, byanize ntashobora kuvuga, numva ara telefone ari naho navuye no muri izo nzozi nari ndimo ndwana nabyo nabyimbagatanye. Naho ngarambwira ati naguhamagaye, nanjye numva ishuri rimbwira ngo hamagara Mutesi. Urumva twaratangiranye twararwananye. Ubu sinago bikigaruka ngo bikunige, sindangira no kubyimba nari amasura nyaheruka kera. Kuva uwo munsi nkiva muri Yorodani nk'uko bivuze, navuyemo nishimye, amaso abaye umweru, isura yahindutse, nongeye nabaye mwiza, ubwiza bw'Imana bundi. Narwanye nabyo byashaka kuyabonye na Mutesi bitujanemo, kuko niba ari umuntu kuko ni divorce pe, kuko ndabyibuka ni wari uhari ntiwabibonye. Ahubwo nyavuze ngo divorce nyavuga ati ngo ndahise ndanukana n'umugabo wanjye. Ntari ibyo ahubwo ahise bivuga. Nibwo ukuntu yahise apima amatoni nkimugira hamurya mwinjiza muri Yoda, yapimye amatoni n'amatoni kugira ngo mugarure. Byasabye imbaraga z'Imana cyane. Yesu navuga ngo Satana aratsinzwe, bitamva ngo Satana aratsinzwe mu izina rya Yesu. Abantu bose bari bahari barume bayimana icyo ravuga ati wa Mana urakomeye. Mutesi ujya kubatiza niwo muntu wakugoye cyane, niwo muntu yaragusunika kujyana, kuko yapimye amatoni n'amatoni atabamo. Zirambaraga nazo zirakomeye, baraga z'umwijima. Uko kubwanjye ntabwo natangarije abantu bari kuri Yorodani ko hari ibyo ndi guhangana nabyo, ninjye na Mutesi twari tubizi. Inaho nese nzamura ngo Satana aratsinzwe. Ariko noneho harimo nababibonye nk'umwana wa abana banje barambwiye ngo mama twari dufite ubwoba kuko twabirebaga, dufite n'ubwoba kuko utarava mu mazi, kuko n'amakuru bari bayafite. Nanjye ukuntu nakubonye mu icyo gitondo nagiye kukuvugisha. Ariko Yesu uri ku ngoma, mwami wanjye urashoboye, zakuva inyuma tuzakorera Imana. Haleluya. Imana izaduhera. Yes, Muti wenda reka tuvuge kino kintu, reka tunakivuga n'abantu badukurikiye babyumve. Mu nyuma yo kwikaragura mu ibyo byaha ukaza mu ntuza
ugakizwa ugakurikira umwami Yesu umwami n'umukiza abenshi baracyariyo byibura reka tubarate nk'ibyiza tuba tumaze kugeraho cyo gukira ni kimwe kuba Imana yazi kagukiza indwara ikagutanduka ikakoresha divorce na za karande icyo cyo ntabwo tukigarukaho twakivuze yes tubwiye nk'ibintu bindi bona byiza byo ko gukizwa ibintu byiza bya mbere iyo ukijijwe ufite Yesu nk'umwami n'umukiza wawe uba ufite amahoro mu mutima no ku mubiri nuvuga ngo ndishimye yaba mu mutima mu mubiri n'ubugingo ndanezerewe n'Imana yarambwiye ngo itetere ndanezerewe kuko ndimo gutetera mu bwami bw'Imana mu rubiri sinzi ukuntu nabyita mu bwa kabaka nyine bw'Imana mu bwami bw'Imana nta kintu mbuzemo mfite umwami nkorera ari we Yesu Kristo ariko sigaho narabyibushye cyane muri iyi minsi umwami wancunguye no kuvuga ngo nimba njyewe ntari mfite kirengera akamvanayo babyita kwa Dobuta nicyo kintu yankoreye ubu mfite ijambo ryarambwiye muri Bibiliya ngo ibyo mwisi ni ibyacu turaba umwami Yesu nawe n'uw'Imana urumva ndi umuragwa ndi umwana w'ubugingo icyo cyonyine kirampagije kiranejeje sinirwanirira mfite aho mbaza kuko ndi mu rubiri ndi mu bwa kabaka bw'Imana yes reka tubwe profete hari ukuntu umuntu mubona ukamusengera akavuga ati nyama nubwo uyu muntu musengera ashobora kuzasaba mu yararimo sibijya bibaho profete bibaho buriya nk'ubu Mutesi uko umubonye uyu mubonye ubona Mutesi azagira nk'ahantu hehe mu gukorera Imana wenda nk'uko abizi mu bantu bandaza ishinga arimo yego kuko mu buzima bwanjye ntago nasenga ntamusengeye kuko umuvuduko afite Satani ntawishimiye kandi igitsinda Satani ni uguhora usenga afite umuvuduko ukomeye wo gusebya Satani mbese ivuga ngo we yaraje n'imizira aranduka yose rero niba Satani yamuporowingagaho ingabo 100 impamvu umusengera ni iyi amuporowinga ingabo 200 kumva Mutesi no kuvuga ngo cyagi kiri yonge na Satani yakwezaga ingabo 100 akiririyaho nta n'ijana amuhaga ntabwo yamushiraga kuko yaruwe yari umukozi kandi yishimira ni akimara kwatura ko yihannye hari ingabo Satani yamuhaye kuko impamvu yamuhaye ingabo 100 inagereranyije yarazi ko nubwo yatuye atarabimaramo kabiri yarazi ko nubwo yatuye ashobora no kuba mwitorero agikora ibyo byaha kuko ari nabo bihana bakaza bagira mwitorero bakabikora bwihisha turafite bagakomeza bakitwa bakizwa badakijijwe byabindi twavuze cyane byabindi nubwo tuva ku mbuto akakwereka imbuto ariko ari umunyabyaha akaza mu rusengero agakora imirimo nk'iyo yamutesa akora kandi ari umunyabyaha ndetse yagira no mu by'Imana akagaragaza akakijijwe ariko akabigiramo ubute akabigiramo imbaraga nkeya kandi tusome ijambo ry'Imana atubwira ngo nunshakana umwete uzambona nunshaka nk'umunyembaraga nzakuziraho nk'umunyembaraga niyo mpamvu imbaraga Mutesi afite rero bitandukanye n'ingabo Satani yamuhayeho bwa mbere ko ntabwo yarazi ko agiriza imbaraga zo guhita aje mu ndirimbo niba ari ikintu Satani arwanya n'ikintu cyo kuriba ko niyo murimo yakoze cyane ntabwo yarazi ko amasaha yakwicara ngo atanga ubuhamya amukoze isona mumenera amabanga yose yego uko agenda amena aya mabanga yose rero nikagenda amuporowinga hingabo niyo mpamvu iyo mbona afitiye umuvuduko nanje ngira umwete wo kumusengera kabango man uyu azarinda ava mu mubiri agikoza Satani isoni amen kuko ibitero nk'ibyo twahuye nabyo nawe ntabwo yabibura ubu rero ntabwo impamvu ndajwe ishinga ryo kumusengera nawe yisengera ntabwo yageze muri paradizo nta nubwo yatandukanye na Satani yatandukanye nawe kumukorera ariko kumuhiga aracamugenda amugendaho cyane kurusha uko amugenza rero impamvu ni iyi yajaje ariko nanashimira Imana ko nubwo yamurwanya atazarusha Imana yakurikiye imbaraga amen rero ndamukunda cyane kandi mukundira cyane kugira ishaka ryo kumva ko umurimo w'Imana wakwamamara mu bushobozi bwe buriya wavuze ngo tuje tushimira abantu mu bushobozi bwe icyo afite cyo kugira ngo umurimo w'Imana ukoreke niyo yaba arakirarira yagitanga
kuko ni umukristo wanjye ndamuzi uzakomeze gutyo ndamuzi niyo byaba kurushaho n'ibihumbi 10 ndamusengera ngo Imana ije mukomeza kumuha amafaranga ujya kumva atari ko ibi ngejo bundi hari abana twashaka kubatiza ariko dusanga nta bushobozi dufite yego yabaye mu bantu baduhaye mu bajyanama dufite aravuga ati mushumba ntabwo twaba twarabatije abana b'imfura ngo biyakire ngo tubatize ababakurikira ngo ntibiyakire dusenga tumaze dushaka ubushobozi kandi icyo gihe urabona ibibazo narindimo arabizi niwe muntu yaranamubabaje ngaho imodoka mbere iragiye inka yanjye iragiye amafaranga nshizeho indwara mu rugo zari zuzuye amafaranga nshiraho aravuga ati umushumba twakoreye abana ba mbere twabakiriye neza wenda twabatirije ahantu heza turangije Mutesi arabakira afite imbaraga ariko urumva umurimo w'Imana ntago ari abana bazabatijwe n'abandi bakristo aravuga ngo ibyo abambere babonye bari bakwire n'abakabiri bagira bate babibone rero nta wagira ishaka nk'iryo atari mu buntu bw'Imana adakijijwe Imana itamufiteho umugambi nigeze no kumubwira ijambo rikomeye ngo azabona ibirenze kuko Satana amayeri ashaka kuri Mutesi nayo kumwereka ko mbere yari afite ubushobozi yego niyo Mutesi arabonaga amafaranga akamwereka ariko ijambo namubwira ngo humura kuba ushobora kubona ibihumbi 100 Imana izagwa no kubona miliyoni amina arega tujya twizera ntade ukango ngo abantu bakore Imana bose naba ngo nubukene woya iyo wizeye Imana icyambere cyo nukunyurwa n'ibyo ufite iyo maje kunyurwa ku rugero rwose uriho nshobora kunyurwa n'ibihumbi 10 ku uyu munsi kandi byo ntunze ejo nabona na miliyoni nkanyurwa nayo uko rero yigize umutima wo kunyurwa nta buhahara Imana igumugisha kandi kaguha nayo mafaranga rero ndamushimiye nkuko hari umumbajije ni umukristo ufite iterambere ryiza ni umukristo ufite kubwami bw'Imana bwamamara kubwa Mutesi afite n'ubushobozi n'urusengero kibatwara rwubatse haro yavuze ngo ariko abaye nabonaga ibimiliyoni ngo nakugura ikibanza tukubaka urusengero urumva umuntu ugize ufite iryo shaka ntago yaje gukina ashaka kugira ngo ubwami bw'Imana bugire bute bwamamara yes mute wenda tukujya dusatira ikiganiro ku musozo wenda ndagira ngo ngusabe nibura hari abantu basigaye hakurya iriya gira ikintu bambwirira hakurya iriya rero uvuze abantu basigaye mu byaha ariko tubyita niko twabyita ikintu mbabwiye ni kimwe njya nkunda no kubivuga buriya nta muntu utagira umutima nama nta muntu udafite ijwi rimubwira ngo icyo urimo gukora ni kibi akagira n'indi jwi rimubwira ngo nta kibazo ayo majwi nanjye narayagiraga bumvira ijwi ry'Imana bagira umuhate wo kuva mu byaha bihana ibyaha kandi bihanire kureka bave mu byo barimo hari abari mu kuzimu bave Sodoma na Gomora baze bakorera Imana ishoboye byose kandi mu Mana harimo byose amen nta kintu na kimwe kibuzemo nkaba mbasabye kugira ngo bumvire ijwi ry'Imana bave mu byaha kandi nanjye mfite inshingano zo kubasengera nkanabingingira Imana ntimana aho bari hose ubasanga nkuko wansanze nkuko wankuyeyo uracyari Imana kandi uracyakora Imana rero yitwa Imana mu Mana bwayo irabazi kandi irabishoboye izabazana kandi ikomeze ibarinde yes aha mpera mikrofone urabona gukurikira umwami Yesu ngunze kubivuga kenshi ndi gutangira nk'urugendo cyane cyane wanagiye nk'ahantu tukuzamuka nk'imisozi avuga ati gukurikira umwami Yesu ntago byoroshye wowe bifitemo experience profete nta byoroshye bizi wabibabariyemo ibi bintu byo gukurikira umwami wabibabariyemo rwose abantu baguca intege abantu bagira ute abantu bavuga amagambo atari abantu bakwitsmbika isura utambaye bakagwa amazina atari yo ndakeka ngo nje ntago nabivuga nkuko bibabariyemo wowe urabizi nike kintu wabya nk'abantu na Mutesi ahita umubwira mu bantu bari kuza bakurikira umwami Yesu nike kintu wababwira kugira ngo nibyo bintu bazahura nabyo bazagire kwihangana urakoze cyane kamanze shimire Mutesi urabona iyo wiyemeje intego gukorera Imana urabona n'umumotari umuzanye ni igitangaza cy'umuntu Imana ahaye umuhamagaro umumotari aparitse moto hano reka tunakavuga abantu batakabonye ariko yumva atagiye yumva ashaka gusengerwa aho umumotari azatwaye umukozi w'Imana nk'uyu yageraho amugeje akamanza kwatura mubonye ko musenge akatura ibyaha bye urumva rero nta kindi nicyo tuvanga imbuto ntiyabonye imbuto ahubwo hari amavuta ari kuri Mutesi atandukanye nayo yarafite namubwirije na Mutesi nta nubwo yamubwirije ariko yahise yumva kuko byanga bikunda ahantu ngiye yego yahise yumva imbaraga iz'Imana zimuhumurira zimukoze hata nansaba
nimba hari ahantu ugiye gusengera tujyana ndetse natwara abantu benshi nese ubwo abantu bose arababaza icyo ukora usa nacyo yego ni ukuvuga ngo buri wese asa na kampani akorera asa n'icyo akora rero niyo utabwira abantu ngo ndera imbuto icyo ukora cyo cyonyine ntabwo bisaba ngo ndera imbuto ngo meze ibi n'ibi nshobora kuza kubwira Musanze na Kigali ko mfite imbuto nziza kandi asize Kigali ntera imbuto imbuto nizo Imana ikora connection ku mutari waraye mu byaha sambana kuko yihanye byinshi yanamo n'ubusambanyi yarayakoze akahita yumva ko uyu muntu agiye gusenga kumva ko ahagiye ari umumaro kagomba kwakirizwa ahavanye ijambo ry'ihumure ibyo nibyo biranga abana b'Imana ibyo nibyo biranga umuntu ufite connection n'ijuru kuvuga haleluya guhanura kugira connection y'ijuru connection ugura amaraso ya Yesu y'imbabazi n'ukuri hari amaraso ya Yesu ari ku uyu muntu atumye bavuga ati ayo maraso nanjye ndayakeneye Imana ihabwa icubahiro umva ko bararushye cyane umva ukuntu amaraso akurura aya maraso yakuruye umuntu ugiye gutera Yesu icumu mu rubavu bamubwiye ngo ugiye guta muri demobe kubera ko ijisho ryakomerekeye ku rugamba arangije baramuga ngo kugira ngo utekora mission ya nyuma yo gutera Yesu icumu mu rubavu agiye gutera amaraso aramukurura ngakubise icumu ngamusimbukira ku ijisho ryapfuye rita rihumuka n'amazi ahita avuga ati nyamara ya maraso na amaraso y'uyu mwana w'Imana nta kindi gikurura mu motari na amaraso ari kuri Mutesi amaraso y'imbabazi z'Imana ayo maraso rero niyo tugenda no kurusha kuvuga ngo mfite amavuta igitambo ca mbere na amaraso ya Yesu kugira nayo maraso rero ndashimira Imana mbwira abantu bari kure kugira ngo mbabwire ikintu ca mbere Imana yashize muri Mutesi na amahoro atarafite isi nta mahoro yaguha Mutesi afite amahoro ubu Mutesi niyo yabona bitanu hari igihe yaburaga inyuma akavuga ati ni sambanye nayabona ariko niyo yayabura aya masaha afite amahoro ikintu ca mbere Yesu aguha na amahoro rero tubwira abantu bamukurikira bakena baburara bakumva ko atari Yesu gukurikira Yesu ntago byoroshe bigusaba kwihangana bigusaba kuba barugashinyiriza kugira ngo ubane na Kristo icyo nico Yesu agusaba kandi iyo umaje kuba ngo ntandukanye na Satani niba waterwaga 60% uterwa 80% kugira ngo abantu babimenye kuko nta nuwivuga ko yabaye intwari atararwanya umanza kurwana kugira ngo ukomere nta n'umuntu witwa umusirikare adaciye kwifunzo iyo umaje kwihana rero ni ikosa uba winjiyeho uko ugenda uri kwiryo kose babyita gupasinga ugera naho wemerwa noneho niba bwa butera ushima bwa guteraga none no gukora bukaje butsindwa no kubureba gusa bukananirwa nkanjye ndakomeye ibigeragezo ndimo ntarakomeye mu gukizwa ibyo mpe nabyo navuga ko Imana itariho ariko kubera ko nahuye n'urugamba nzi rwinshi umurimo wanjye namaje kwiyakira rero ndashaka kuvuga ngo mbwira abantu bameze nka Mutesi bameze nkanjye wa kera mbabwire ngo icyambere Yesu agwa na amahoro imodoka ebyiri ntizagenda n'inka ariko ndi kuryama ngasinzira kandi ukicara ukavuga Imana kandi nkicara nkavuga Imana kubera iki cyambere nashatse na amahoro namaje gusaba Yesu kugira ngo umutima wanje aho amahoro ubu ntabwo ndi kubwira Yesu ngo iwanje aho gahunga no nifitiye amahoro Yesu nabona ko gahunga agatange niyo nasanga kadahari ubundi kera nabaga mbona ngiye kuburara ngahita ne ku murima gweza ibirayi kaja kwiba ibirayi kumva ko nintaja kwiba batararamuka ariko kubera ya mahoro niyo nasiga mu rugo nta natanugariyo nzi ko Yesu afite inzira rero ikintu Yesu atanga tutangariza abantu bakiri mu byaha na amahoro yo kwiyakira no kuvuga ngo ubuntu bwawe bugeze bute burampagije niryo jambo Paulo yavuze Paulo yabwiye Yesu aravuga ngo kuki ngukorera fite icyasha kujisho wankijije Yesu aramubwira ngo umva Paulo ubuntu bwanjye buraguhagije ntago ndeba ku jisho ryawe ahubwo ndeba ku mirimo ngukoresha rero baje bumva ko ubuntu bw'Imana buguhagije ubuntu bw'Imana buraduhagije rero reka tubwire abariyo muze kwa Yesu hari amahoro nico cyambere tubatangarije kwa Yesu hari amahoro hari n'ubwiza hari n'ubwiza burahari nukuri kw'Imana hari ubwiza budasanzwe niba nanjye bandebereho urumva hari ubwiza ariko davikaze nkubwiye wari wahura n'umuntu wasinze ukamukwepera mu rukuta cyane rero urumva ico dutandukanye nabo bantu wari wahura n'umuntu uri kuvuga ibigambo ugashira amatwi nk'anguri ukuvuga utashaka kubyumva amagambo kukurya mu gutwi ico nkundira Yesu atanga ubwiza agatanga icyubahiro agatanga n'agaciro ijambo ry'Imana ivuga neza mu Baroma 2:7 ngabashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa
babishakisha gukora ibyiza badacogora. Murabona ubwiza Mutesi avuga. Hari abantu batumvaga ibyava mu kanwa ka Mutesi, ariko Mutesi yavuga isaha yose kamukurikira. Noneho urumva asigaye yicaye mu rusengero abantu bose bakishimira kuba bamureba. Yarageraga mu kabara abantu bagahita basohoka. Nuko mubura abantu bakavuga ngo dutashe tutabonye Mutesi. Urumva itandukaniro ryo kubana na Satani no kubana na Yesu, iryo niryo rihari. Yesu ubundi baravuga ngo iyo wamajije kugira muri Yesu baba bayicaremwe gisha. Rero ibyo nibyo nabwira abari kure ngo muze kwa Yesu hari amahoro, kwa Yesu hari ubwiza, kandi kwa Yesu hari ibintu bihishwe tutazi. Yego urakoze cyane. N'ikindi kintu wenda nakongeraho nagushimira pasiteri cyangwa nanakubwira, nubwo nta bushobozi mfite ngo wenda ngo naguhinka nkayigarura mu rugo cyangwa imodoka, ntabyo mfite, ariko mfite umutima mwiza, mfite no gusenga. Urasenga nanjye ndasenga, nanjye nzajyana no gusengera. Nanibutsa n'abantu ibingibi dufite mu isi ni ibintu Imana iduha kugira ngo biturengere muri iyi Jacobonisi. Nubundi turapfa tukanabisiga, kandi nimba Imana yaranabiguhaye nubundi kaba binagiye izanaguha n'ibirutaho. Rero komera kandi ndanagushimiye kuko ijambo ry'Imana ari naryo gishyira imbere rwose, kavuga ati ibyo byarabuze, ariko nubwo byabuze uracyavuga Imana, ukavuga uti Imana rero ishimwe, ahubwo Imana iguhe ni byinshi no kurushaho, ikukubira n'inshiro cyane. Uretse no kuyamuha ahubwo yarangije kuyirema kuri njye narangije kuyakira, kuko ndibuka Mutesi bigeze kudufata tuve mu mubatizo, none nsanga ndimo amakamera, baramfata imodoka mbura amafaranga ndashakisha, bamwe baranyandi abapolisi baravuga ati tangaya wenda ugira ute. Mutesi uzi ko yagize agahino ntazi kanje ko kuba bampagaritse nkabura amafaranga yo kwishura kontrevasiyo. Uzi ko Mutesi yahise abwira umuntu murakanyishura kontrevasiyo. Buri hari abantu rero batwikorerera imitwaro tutazi. Umuntu yarambwiye ngo ari umuntu wambwiye, sinshaka kuvuga umuntu, ati ngo babafashe uve mu mubatizo ngo basanga uri imideni. Kamera yaramfashe sinabimenya, none basanga mfite ideni. Mutesi riramubabaza, yumva ko ntakomeza kubana muri iryo deni. Nese ugira ngo Imana yakoresha akanwa ke nkishurirwa ideni, ugira ngo imodoka ntibonese. Imana nukuri yiguhe kandi ranakenewe rega, irakenewe kuko imodoka yanjye ntiyatwaraga ngenyine. Nkubwira hari ijambo natanye ndavuga ngo ijambo ryaramwenga ibiri mwisi byose n'ibyacu. Turaba Yesu nawe n'umwana w'Imana, nimba rero Yesu turabe akaba umwana w'Imana, nibyo kwisi bikaba ari ibyacu. Imana ahubwo iduvuge kandi ntabwo Imana izamanuka mu ijuru amazu, ibyo bintu byose birimo, amafaranga byose birimo, imodoka zirimo. Muri Yesu wabambwe harimo amahoro, harimo buri kimwe. Ntabwo rero uzaburamo imodoka ahubwo yaki. Ndi kumva umwuka mpase nawo zabwiriza ku cyumweru. Amen. Ku cyumweru kuko Mutesi afite ijambo rega, haleluya. Ariko amen. Rero urumva ahageze abwira umushumba ati humura mushumba, ibya Yesu byose ibyo dukeneye ni iby'Imana. Rero turashimira Imana kubona umuntu nk'uyu utarengeje umwaka akaba ari guhamya Yesu kurusha abandi bamaze n'imyaka ngurike, akaba afite nubwo bumuntu nyine bwo kumva yakwatura ikintu cakuvuyeho kiza kuva ati kigaruke. Rero ndamushimiye cyane David, turabashimiye kandi tubwira abantu bari kure mugaruke, Yesu afite amahoro. Nge ndashaka ku kindi gihe tuzahore turi gukora kino kiganiro kivuga gutya se umuntu mbese umuntu ubana n'Imana ni wakijijwe kera cyangwa nuje vuba? Kubana n'Imana ntivuga ngo ube warakijwe kera. Yego. Nkuko iwanyu mwavuze cyangwa se uw'Imana yakoresha ni uwakijijwe kera umimaze igihe, cyangwa se nujejo ya Imana yamukoresha. Ntabwo ndaja mu bintu by'umwuka, ndaja kure. Nje mfite abana 4 ariko bose siko bakuze. Hari uwagize igikuriro kandi ari mutoya. Yego. No mu buntu bw'Imana rero ntago Imana ireba kera, ireba ahuri. Yego. Bivuga ngo imirimo ya nyuma nizahesha ya mbere agaciro. Na niyo mpamvu Imana itareba igihe wakirijwe ngaba ari wowe itangira kuzamura, ahubwo iyo ireba ubushake ubifitemo ikoresha umuntu itarebye igihe wakijijwe. Iki kiganiro tuzakiganiraho nkuko uja kumva kuva ngo umuntu ngo rurarwo ngo uramungu yaravumbutse ngo uzikariwe mutoya ngo urabona igikuru afite. No mu bintu by'Imana ntago birako wabatijwe ku bwa sebu n'unguri 60 na kangahe cyako bwa runaka, ireba umutima ukuje. Gukuza kw'Imana ntibireba ngo wakijijwe kera, abo bantu babyumve. Gukura kw'Imana uyashobora kuba yakijwe mu kwa 7 ejo bundi ukajya kumva ngo yabaye Rivera Pasteur kubera ku bushake bw'Imana. Wowe watijwe muri 2003
kuko nk'uko umuntu avuka ukagwingira undi agakura no mu bintu by'Imana hari abakizwa bakagwingira ariko abandi bakagira gukura vuba. Yes, reka twashime icyo kiganiro tuzakigaruka tugisesengure fresh. Yes, turebe umuntu w'Imana yakoresha wa nyawe n'ubuhe. Yego, iki kiganiro ndakibateguje abantu mukurikiye Gone Arike TV, Sekazuba from ndetse na Mutesi Derifins. Icyo tuzaturi gusesengura ati ubundi umuntu w'Imana yakoresha n'ubuhe. Yes, nuwakijijwe kera cyangwa nujejo. Yego, tubisobanukirwe neza. Turabashimiye cyane, nimero zayo twaza kuzipininga hano hasi abantu baze kuzikurikirana. Turagira ngo tubwe profeta twingingire ku Mana anasira n'abantu bafite ibyifuzo tunasoza n'ikiganiro cyacu. Tubanze dushimire Mutesi yakoze kandi Imana mu ijuru imushigikire uko bukeye nuko bwije muteze intambwe. Kandi abakunzi ba Mutesi mwese mukomeze mu musengera kuko afite byinshi byo kuvuga. Uyu Mutesi ntago azatubwira hano mu Rwanda gusa, azatubwira Mutesi ubuhamya bwe buzakwira isi ndetse azakanajya no mu bihugu bitandukanye byinshi. Kuko uko ugenda ugira avantage yo gusebya Satani niko Imana igikuvana kuri sikari gushira ku yindi. Ashobora kuba ari kwivuga hano muri Musanze, ejo uzumva Imana amutegetse kubibwira igihugu cyose azenguruka. Apana atari kurira kuri social media, bigira Imana imuvana kuri sikariye aje kwamamaza ubwami bw'Imana iyo yavuye muri East Africa. Rero Imana izabikora. Komera ushikame n'abakunzi bawe bagusengere kuko aho ujya ni heza. Aho ujya ni heza, ndabigutangarije nk'umushumba wawe. Rero reka dusengere abafite ibyifuzo. Ushobora kuba udukurikiye umeze nka Sekazuba wa kera cyangwa Mutesi wa kera, ariko tubwire ngo tujye gusengera ngo uhure na Yesu. Uwo Yesu ahuye na Mutesi yiteguye no guhura nawe. Uwo Yesu ahuye nanjye ngakirizwa muri gereza, uwo yiteguye guhura nawe. Rero Imana ibaha umugisha. Icyo dushaka no kugira ngo abantu bakizwe ndetse bayoborwe na Yesu. None reka tubwire nawe udukurikiye urwaye, wumvishe ko hari indwara za Mutesi zari zaranze gukira zakize. Uwo Yesu wakoze kuri Mutesi araciteguye gukora ku buzima bwawe. Ushobora kudukurikira uri mu bukene nk'ubwo bwanjye David yavuze ukuntu ari imeze kera, ntashoboye no kugura ikibiriti. Aya masaha nk'afite ubasha kuba nakwigura ikibiriti n'isabune. Reka nkubwire ngo nubwo bikomeye Yesu yahindura ubuzima ugashobora kwigura ibyo yashoboye kwigurira. Imana urumva ko tunavuze ingero zose buri wese yumve mukika. Imana ishobora byose. Tugushimiye ko wahamagaye Mutesi, tugushimiye ko wampamagaye, tugushimiye ko wahamagaye David, kandi akanwa ke karacahamagara n'abandi bameze nkatwe ba kera. Ngaho nyemerera ikiruta byose cyifuzo duhereyeho. Reka abakimeze nka Mutesi wa kera bakiri mu byaha bahure nawe bakizwe. Abameze nka Sekazuba wa kera w'umunyabyaha bahure nawe bakizwe. Reka dusengera abadukurikiye bari bafite indwara zirenze n'izo Mutesi yari afite. Tubabwire ngo ikiganza cyakijije Mutesi kiracyahari, kibakoreho bakire. Indwara z'amarozi waba ufiteho ubugwate na karande za Nyabingi nk'uko bari baramutanze muri Nyabingi, agahita akora divorce na Nyabingi ku mugaragaro, nawe ukore divorce na Nyabingi. Imyuka mibi gukoresha utandukane nayo, turayisengeye. Izo karande zakugize ubugwate turazisengeye mu izina rya Yesu, zikurekure. Imbaraga z'Imana zakoze kuri Mutesi, imyuka mibi kamuhunga, izo mbaraga ziracyahari. Ushobora kuba udukurikiye ufite ubukene burenze nubwo nanyuzemo, ntashoboye no kubona umukati w'100. Imana yangiriye neza, nkaba naringeze mu rwego rwo gutunga imodoka. Iyo Mana iracyahari, iyabanye nanjye irahari. Reka tukubwire ngo nubwo ubabaye, hirya yo kubabara hari Imana ishoboye kukwishiza mu munezero. Reka Imana ibikorere kwiyubahisha. Reka imbaraga z'Imana zigere ku bantu badukurikiye aho uri ku isi wose. Amajunu urimo, ibibazo urimo, ntabwo tubivuga detail. Tukubwire ngo hari Imana yabikuyemo Mutesi ibinguramo. Haleluya. Twakubwiye ngo icyambere Imana ikora itanga amahoro no kwiyakira. Reka Imana iguha amahoro warubuze, reka Imana iguhe kwiyakira. Nurangiza ngo hirya y'ibibazo hari ibisubizo. Imana yabanye natwe iracyahari. Reka Uwiteka kugenderere mu kibazo cyose ufite, cyaba icy'uburwayi, cyaba icy'umurikene, cyaba icyo kuba mu byaha. Ijambo ryarambwiye ngo nta mahoro y'umunyabyaha, amahoro atangwa na Yesu. Reka uhure na Yesu utanga amahoro. Urwo rumogi ntirwaguha amahoro, izo kanyanga ntizaguha amahoro, ubwo buraya ntibwaguha amahoro, ubwo bujura ntibwaguha amahoro. Utanga amahoro abantu bagasinzira ni Yesu. Amafaranga yawe ntiyaguha amahoro,
ubutunzi ufite ntibwaguha amahoro. Amahoro atangwa na Yesu. Ubutunzi butanga amahoro ndako turambo yakabuza amahoro kuko n'umukire ku isi. Ubutunzi butanga amahoro. Ntabwo twakumva ibihugu bifite ubutunzi bifite amazahabu byarananiwe guhagarika intambara. Yesu niwe utanga amahoro. Reka ayo mahoro uhure nayo. Kandi yabanye na Mutesi, reka ihure nawe. Iyahuye nanjye, reka ihure nawe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yansanze muri gereza nkatiye imyaka 10, ya myaka 10 ikahindura imyaka 3 ikampa agakiza, reka ihure nawe. Imana yahuye na Mutesi mu buraya acuruza amakabari, anywa urumogi, yitoroga, yidoroga, agira ate adafite amahoro, akaba yafite ari kuryama agasinzira, akaba ari kwamamaza ubwami bw'Imana. Reka ihure nawe. Haleluya, reka ihure nawe, reka uyibone, reka uhure nayo uyibone. Haleluya, reka uyibone. Jambo ryarambwe nguko yari rikera na n'uyu munsi ni kwiri. Reka ineza iboneka kuri weho kandi uhereye akakanya ubuntu bwayo uhita ukacirana nawe. Ndabyibuka ukuntu yakacanye n'umuntu bita Sawuli ngo yaragiye Damasiko kurimbura ubwoko bw'Imana, ngo ariko ngo yafashe inkota ngakubitana nawe i Damasiko na Yesu, ngo Yesu amukubita kupahita muhumisha, arangije kumuhumisha areba abayicaremwe gisha. Uwahuye na Sawuli akaba Pawulo, reka ahure nawe. Reka uhereye akakanya kanone ubuntu bw'Imana bukugereho, uve mu byaha wakira agakiza. Urakoze Kristo, ngaho gira neza abantu. Kandi Mutesi ndamusengeye, komeza umufate mu biganza byawe, ntuzemere ko Satani yamukozaho n'urutoki na gatoya. Reka umushigikire, icyambere n'umutima we. Urakoze Nyagasani, muha amahoro abisi badatanga. Ayo yaburiye mu kabare reka abonere kwa Yesu, ayo yaburiye mu burayi reka abonere kwa Yesu, kandi akwamamaze adapfite ipfunwe. Umuvane yeshashi ry'ipfunwe akuvuge kuri umwami w'abami. Urakoze ko bikoze kandi yarabitangije. Uwagize urare wese mu guhura na Mutesi akamubwiriza ubutumwa, reka umuhe umugisha. Dusengeye Aniseti, reka umuhe umugisha. Abo bose bamwifuriza umugisha, uba umugisha. Dusengeye uwampuje nawe udukurikiye ahari ndabizi, reka umuhe umugisha. Hari uwampuje nawe wampaye nomero ye, hari n'uwampaye nomero ye kugira ngo ibi byose biho nawe wamukoresheje mu mwuka waramukoresheje. Reka uwagize urare wo kugira ngo inzira Mutesi yo gukizwa iboneke, wese umuhe umugisha. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.